bavandimwe, ibi ngiye kubabwira ni ibintu bibaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari ibintu bitatu bigenda ntibigaruke: igihe, ijambo, amahirwe. Ibyo bintu ntibigaruka. Hari ibintu bitatu utagomba gutakaza mu buzima: kwihangana, icyizere, ubunyangamugayo. Ibyo bintu ntugomba kubitakaza. Hari ibintu bitatu bigoye gusaba. Mu by'ukuri umuntu iyo asaba urukundo biramugora, kandi gusaba imbabazi bishobora bake. Buriya kwibuka icyizere nabyo bishobora bake. Reka mbabwire rero, urukundo, imbabazi, icyizere, ibyo bintu uko biri bitatu biragora kugira ngo ubisabe. Hari ibintu bitatu bitumye abantu bamarana. Icya mbere ni ubutunzi. Ubutunzi harimo amafaranga, ubukungu. Hakaza igitsina. Igitsina gituma abantu nabo bamarana. Hari icyubahiro. Gusuzugurana bituma abantu bamarana. Buriya rero ibyo bintu uko ari bitatu ni ubutunzi, igitsina n'icyubahiro. Hari ibintu 28 by'ingenzi ukwiye kumenya nonaha. Icya mbere, ikintu